arambwira ati rwose icara ahangaha ndaje ngushakire ibyo utahana mujye guteka ati kandi rwose ni ibiryo byiza biraryoshye. Aragenda afata isuka ajya hirya gato mu ntuze mu nsina aragenda aracukura akura iminguri z'insina. Nta muntu wagura urupfu ngo ruveho ariko umwuka weragura urupfu. Umwuka weragura urupfu y'urupfu rwaje umwuka weraza akavuga ati nge nduwiteka ndirahiye uru rupfu ruvuyeho. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza ku bantu bose gukurikira Yesu nta gihombo ndetse nta n'ikiguzi. Kurikira umuyoboro wacu uzarushaho guhembuka ndetse unakure mu buryo bw'umwuka. Umukiza abe hamwe namwe. Iyabivuze TV Rwanda, umuyoboro mwiza. Twongeye kubasuhuza bene data badukurikirana buri munsi buri saha aho muri hose, ari abari mu Rwanda, ari abari mu bindi bihugu duturanye, ari abari kwindi migabane y'isi, mudukurikirana muciye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Iyabivuze Rwanda TV Rwanda. Turabasuje mu izina rya Yesu, ni mugira amahoro y'Imana. Twongeye kugaruka rero, nge tuvugana ni Bitura Jafete nko bisanzwe, turi kumwe kuri kamera na Emi, hanyuma kandi twagiriwe ubuntu n'Imana bwo kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana. Rero nkuko twayimenyereye, nkuko dusanzwe tubigenza, turashimira Imana iduhaye aya mahirwe yo kongera kuba turiho none. Hari abandi babyifuje ariko batabibonye. Turashimira Imana rero, turabakiriye mwese abari hafi n'abari kure, abarwayi turabihanganishije tuvuga ngo nimukomere, amaboko ya Yesu aracyakora. Abafite ibindi bibazo bitandukanye namwe turababwira ngo nimukomere, Yesu aracyagira neza. Kandi abari mu zimbohe turacyavuga ngo namwe nimukomere, Yesu abera hose cyarimwe naho ngaho Yesu arahareba, akarenganura abarengana, agahoza abarira, Imana ibarebe neza ibaha umugisha. Rero turi kumwe n'umukozi w'Imana waje adusuye, twari turi kumwe ubushize, abakurikiranye ikiganiro cy'ubushize mwamukunze muri benshi, n'ubundi yagarutse kugira ngo akomeze igice cya kabiri cy'ubuhamya yari yaduhaye. Mwagiye mugisaba muvuga ngo uzashyiraho igice cya kabiri, rero yagarutse kugira ngo yongere aduhe igice cya kabiri cy'ubuhamya bwe bwatubereye bwiza, bwafashije imitima ya benshi babwumvishe, bari kure bari hafi. Rero yagarutse kugira ngo akomerezeho atubwire n'ubundi mirimo y'Imana. Kandi turakwinginga wowe ufashijwe n'ubuhamya nkuko mwabigenje, mwongere mukore subscribe ku bandi kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure, mukore share, mukore like, muduhe na comment, mutubwire uko mwabyumvishe, mutubwire uko mwabibonye, mutubwire ibyifuzo byanyu kugira ngo dukomeze dukore neza kandi dukora ibyo mwese mushima mukunda. Imana ibaho umugisha. Turabashimira mwege mukomeza kudutera inkunga, mukomeza kudufasha, mukareba ibiganiro byacu ndetse mukabisharinga n'abagenzi banyu kugira ngo dukore umurimo Yesu yaduhamagariye. Imana ibaho umugisha. Reka tumwakire atangire atwibwira, hanyuma abatari bamubonye murajya ku kiganiro cyabanje kugira ngo murebe ikiganiro cyabanje, mubone gukurikizaho icyo agiye kuduha. Imana ibaho umugisha. Reka twakire umukozi w'Imana. Umeze gute? Turaho turashima Imana cyane. Iminsi yaribaye myinshi cyane tutabonana, twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana bwo kongera kukubona. Reka twakire usuze iri teraniro rinini cyane riri hano, riguteze amatwi, riguteze amaso ri kureba, hanyuma urisuhuze unaryibwira ko abaje bwa mbere nabo basuhuze. Karibu. Mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda muri rusange, ndetse namwe mufite abantu babasemurira mwumva mu zindi ndimi zigiye zitandukanye. Imana ibaho umugisha cyane, bagirire neza. Amazina yanjye ni Prophet Patrick cyangwa se Sibomana Patrick, abanyita Gushaka bitewe n'iri koroheye. Ndi umukozi w'Imana, kandi muri imbye yaravuze ngo nanjye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe, kuko nahawe agakiza nkakeneye. Ubwo rero Imana ibaho umugisha cyane, ibagirire neza. Amen. Ariko hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Yararimbye aravuga ngo ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye. Nibyo agiye gukora, agiye kubwira abandi bose imirimo yawe. Kandi icyo waturemeye, waravuze ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, ngo yiteguriye kuva kera. Rero ibyo turemamo, ibyo dukorera, intambara ducamo, n'ubuhamya buzakomeza abandi mu gihe kizaza. Ibi wabimukoreye kugira ngo abe ubuhamya, abe impumuro nziza mu bandi, bajye bavuga ngo yatabaye Patrick natwe yadutabara, yamugaburiye yatugaburira, yamwambitse yatwambika. Turamusengeye kugira ngo mutinyure, umukomeze, kandi ibyo avuga avugishwe nawe, umwuka wera bishorere, abiherekeze, abigeze kure. Urakoze. Ibi ngusabye ni bike, ibyo niringiye waduha muri Kristo Yesu ni byinshi. Uduha kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha cyane, mwe muduteze amatwi ndetse mutureba tutabareba ariko tuzi neza ko mudukunda. Tujya tubibona muri comment ko mudukunda. Imana ibaho umugisha cyane, bagirire neza.
uyu munsi ngarutse ku gice cya kabiri cy'ubuhamya. Abantu bakurikiye igice cya mbere mwatubwiye ko tuzagaruka twagira ubuntu n'Imana kugira ngo tugaruke. Hanyuma reka dutangire dusome iri jambo ry'Imana. Byose bibanzwa n'Imana. Ni ijambo nahaye teme ivuga ngo naho ibirunga byaruka akanyaru kagahura n'akagera Imana izaturengera tubeho. Ntago mubyumvishe. Naho ibirunga byaruka akanyaru kagahura n'akagera Imana izaturengera tubeho. Wowe wari uri mu buzima uzi neza ko birangiye, haracyari Imana igiwisha umuyaga kugira ngo ubuzima bwongere bube buzima. Reka dusome iri jambo ry'Imana dusanga ni muri Esiteri ibice 4 n'umurongo wa 12 turi buze gusoma. Ijambo riravuze ngo nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esiteri. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, nuko niyo wicikira rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa kandi bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'umuryango wa so muzagirwaho umugayo. Imana ibaho umugisha cyane, ibagirire neza. Niri jambo numva ncabwira ngo tuvuganeho ditwinjiza mu gice cy'ubuhamya kugira ngo tuze tuganire kuri ijambo ry'Imana twumve icyo ijambo rivuze. Iki ni igihe kimwe Morodekayi yiberaga ku irembo, hanyuma noneho Esiteri we yaratoranije kugira ngo abe umwamikazi. Ni igihe kimwe yamwandikira ijambo umuntu bita Hamani yari yaramusabirije kubera ko atamwubariraga cyangwa muramye, amusabirije ngo amushingira igiti ngo cyo kugira ngo azamumanikeho. Noneho ngo Morodekayi yumvishe ngo izi nkuru ngo yuko ngo Hamani yasabye n'Abayuda bose ngo bajye batandukanye kugira ngo azica Abayuda bari mu bihugu no mu bihugu bitandukanye by'umwami Yesu yayoboraga. Nibwo ngo Morodekayi yatumye kuri Esiteri ngamubwira ngo were kwibwira ko ari uzakira mu Bayuda bose bariho. Aramubwira ngo niye waceka byo nugira ikintu tumarira nta kizabuza Abayuda gutabarwa kandi bakorerwa biciye ku bandi. Nje kubwira ngo ubutabazi utakura muri family wanyu, ubutabazi utakura kuri mujomba wawe. Imana irabufite, ifite inzira nyinshi zo kugutabara kugira ngo ugire ubuzima, kuko ubuzima bwacu bushingiye muri Kristo. Ubushize narababwiye ngo ubuzima tubayemo cyangwa ubuzima turimo ntabwo bugizwe n'umuntu, ahubwo bugizwe na Kristo, kuko twebwe Paulo avuga ngo turaba yaronse kera ituronga imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tugire ute tuyigenderemo. Dushimiye Imana ko aho abantu batabona inzira Imana igiharema inzira. Cyari igihe kimwe Morodekayi agowe cyane ndetse aruhijwe no kugira ngo Hamani amumanike ku giti. Ariko ngo Morodekayi ngamaze kwandikira Esiteri uno rwandiko, hanyuma ngo Esiteri nawe yandikira Morodekayi anabwira ngo mwebwe ikintu cya mbere mukora mufata amasengesho y'iminsi 3 natwe n'abaja bacu turayifata dusenge. Nje kubabwira ngo ibintu byose wabona byakunaniye kubita ivi hasi usenga Imana irabishoboye. Nyuma yo kubibazo byose ubona byagucanze nusenga biracanguka mu izina rya Yesu. Ubundi ibintu byose bisobanukira ku mavi. Buriya njya nkunda kubabwira ngo amafaranga yose wagira, amafaranga agira limiti, ariko isengesho ni isengesho rinyura ku mupaka ridasatswe. Ubundi nta muntu ushobora guca kuri gasutamo na ibikapu barabisaka bakakubaza ibyangombwa, ariko isengesho ntago rya ryambara ipingu, ntago rya muri pandagari ngo ryicare. Isengesho no muri corona ryaragendaga imodoka zahagararaga, indege zigahagarara, uhagararaga ugasanga muri Amerika ukamubwira ngo mvuko Uwiteka avuganye nawe akavuga ati numvishije Imana. Byumvikana iki? Ibintu byose byahagarara, ariko isengesho nindakumirwa. Hanyuma turashima Imana ko Imana yaduhaye uyu mwuka wera. Hari ibintu bitagurwa buriya. Nta muntu wagura umwuka wera, nta muntu wagura urupfu ngo ruveho, ariko umwuka wera agura urupfu. Umwuka wera agura urupfu. Y'urupfu rwaje umwuka wera akavuga ati nge Uwiteka ndirahiye uru rupfu ruvuyeho. Niba ari ikintu kitari yaruswa yo rwakomanze, ni waruhidivu ufite, ni waruhaye ibyo ufite mu nzu ruragutwara. Ariko turashima Imana ko Imana ariyo ya mbere y'umuntu yasenze, Imana ijya izigakuraho ibintu amafaranga atakuraho. Turashima Imana rero, Imana yagiye twimana mu buryo bugiye bukomeye. Twagiye tubona Imana mu ruhande rumwe, ndetse mu zindi mpande zigiye zitandukanye tuhabona Uwiteka abana natwe. Ubushize igice cy'ubuhamya twagarukiye ubw'inzara yaturiye, hanyuma nibuka ko hari umuntu w'inshuti yanjye Dawidi yabivuzeho, aravuga ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ngo abandi bakiringira ibyirwamana byabo, ngo ariko twebweho ngo twiringiye Imana. Igihe cyarageze niringira umwana w'umuntu ko hari ikintu yamfasha. Ndavuga ati umuntu ni inshuti yanjye, icya kabiri afite butike aracuruza. Bitewe no kuntu twagendaga dusengana
ninjya kumureba haragira ikintu ari bunkorere. Nibwo nahise mva mu rugo njye Nyamirambo hano rwa Rutabura, abantu barahazi benshi, niho yari atuye acururiza. Mageze ndamubwira ati nsanga arimo umugore we ntawe wari uhari, ndamubwira ati nari nje kureba ariko merewe nabi, ndashonje mu rugo tumerewe nabi pe, inzara tumereye neza neza, niwe muntu mfite mbese neza amaso ko hari ikintu wagira ute, hari ikintu wankorera. Ariko Bibiliya yavuze ijambo rikomeye ravuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Uyu mugabo naramurebye mubwiye agahinda kanjye, arambwira ati nta ikibazo ufite ndagikemura. Bati bo witonze gato, umudamu aza nsimbure tujyane mu rugo, ndakwereka uburyo turi bugikemure kandi rwose birakemuka neza. Nahanje ubwo nangira kwishima u Rwanda, avuga ati sha nukuri pe, imugoroba ndarya, twabwiriwe ariko ni mugoroba turarya. Noneho umudamu araza yinjira muri butike arambwira ngo bo tugende mu rugo. Mu rugo hano yari atuye hari hateye insina, kumwe umuntu agira igipanga ariko agateramo insina mo indani. Noneho twinjiramo arambwira ati rwose icara ahangaha ndaje ngushakire ibyo utahana mujye guteka, ati kandi rwose ni ibiryo byiza biraryoshye. Aragenda afata isuka ajya hirya gato mu ntuze mu nsina, aragenda aracukura akura iminguri z'insina, apakira mu mufuka, araza arazinzanira arambwira ati sha bati nukuri batumva ngubwira ko ibintu uri buze kubiteka, bati kuko nakwitegereje ndakureba, bati nsanga umuceri utaguhaza, bati nsanga akahunga kataguhaza, bati nguhaye ibiryo uri muri burye igihe iminsi myinshi, bati kandi ndabizi neza ko rwose uri bushira inzara. Arapakira arambwira ati ibingibi kuntu babirya bimeze nk'amateke ya bwayisi, bati uragenda mu bihate mu bitogose, amazi ya mbere muyamene, amazi ya kabiri muyamene, hanyuma nimwongera gushyira amazi ya gatatu murashaka udushimbo murenzeho, bati aya ni amateke meza cyane, bati murarya umunsi n'ejo bundi, bati muragubwa neza. Ndavuga ati nta kibazo, reka twasenganye twapfukamye hasi, twagendanye twasangiye ubusa, ariko Imana imutabara mbere. Buriya ngeze kuri kino kintu mbwira abantu nkababwira ngo Imana nigutabara mbere y'abandi, ntuzagire ngo nawe witabaye wenyine, nyuma yaho hari undi. Imana nigutabara mbere ya mugenzi wawe, ntuzagire ngo ni wowe mfura mu bitabaye, nta wundi izongera gutabara. Nyuma y'umuntu haba hari undi Imana igomba kuzatabara. Arazima ndazifata mva rwa Rutabura n'amaguru, nta tike nta ubwo nabaga he Kimisagara hano uzamuka bita national, ubwo basigaye bita national, niho nabaga noneho nshyira ku mutwe ndavuga ati ebana njyanye amaronko uko byagenda kose nabigerageje ngo ndebe ko babirya cyangwa batabirya. Buriya inzara nta kintu na kimwe itakurisha cyane. Wari uzi se ko biribwa? Wari uzi ko ari amateke? Nge nabwo nari nzi ko biribwa, kuko n'ubwa mbere nari mbigerageje, n'ubwa mbere nari ngiye kubigerageza ngo numve ko babirya. Ntabwo nari nzi ko ari inguri z'insina, kuko yarajya arakura arafishyira mu gifuka aranzanira, arambwira ati n'iki ni amateke. Nibwo nageze mu rugo nsutse hasi, umudamu twe duturanye mu gipanga araseka, arambwira ati se ko muri izo ngura ari iz'insina, bati ibyo bintu urabirya gute? Ndamubwira ati nama bwayisi mvanya ahantu, ni umuntu yamaye karama bwayisi ngo ngende nshyireho ibishyimbo, aravuga ati izi ni inguri z'insina baguhaye ntago ari amateke. Ngerageza ibyo yambwiye, ubwo mbwira umudamu nabwo ati rwose uyu munsi turarya kuko umuntu amaye amateke. Suka hasi, ubwo mudamu ari mu rugo, ari mu nzu, mfashe icyuma ndahasa, ariko nahata nkabona haba ibintu by'amakashi, nkabona ibintu bifite imizi utapfa kumenya ibyo ari byo. Ndahata njya hepfo, hari ahantu hari ishyamba, ndagenda nashyimwe uko naya makara twari kubona, ntaya makara twari dufite, buriya nitukiyemera ntaya makara nari mfite. Hanyuma ndagenda nashyimwe, mfata amabuye 3 nshyira amashyiga hanze, mfata isafuriya, ubwo two dukwinda cana, inguri narazicaniriye, birabira amazi ya mbere ndayamena, mbona birafatanye bimeze nk'ibintu biri kureduka by'ibirenda, amazi ndayamena, nongera nshyiramo andi, ndacanira ndayamena, nshyiramo ya gatatu, mpita msimbuka ku muhanda. Hari ahantu hari umumama acuruzaga ibishyimbo bya mitiyu, ibishyimbo bateka ku ruhande. Amubwira ati mama, mu dushyimbo twa 200 ninyabona nzayakuzanira. Arambwira ati nta kibazo, ati wera umukozi w'Imana, ati rwose pe, bati ndakuze ntago 200 wayanyambura. Ama 200
nawe n'ibintu nivyo yicuruzaga gusa nta butike yagiraga yabicuruzaga hanze nyine akabicanira ku rubaraza abantu bakaza bakabigura nicyo kintu yari afite yarashoboye kuba yamfasha ndagenda ubwo bushimba bumaye ndagenda mbushyira kuri zangura nkubitaho ndavuga ati sha tugomba kurya narabicaniriye mfata ifoke ndajoma mbona ntago bijombeka ndavuga ati ibintu tunacaniriye inkwi nazenanye zashize ntago bishya ibi bintu ni ibiki none ikintu cyambabaje kurusha ibindi byose narafashe ndaterura ndavuga ati uko biri wenda reka turye nubwo ifoke itari kwinjira ariko wenda byoroshye twaraye buri muntu wese arara yasamye ururimi rwasa nkaho rugiye gucikamo kabiri none ikindi kimbabaje mbabazwa na bya bishyimbo nikopesheje nashizeho nari kubizana nkabiriraho tukabiriraho ngaho tugashyiramo akunyu tukabirya wenda tukanywa amazi ubuzima bwakugira iti ubuzima bugakomeza naraye mbabaye mfite agahinda gakomeye nekereza icyo nakorera uyu muntu numva birancanze ndavuga ati uyu muntu mwene data twahuriye mu butayu henshi dusengana Imana ikamutabara ikamuha akabutike nkamwiyambaza nzi neza ko ari umuntu w'inshuti akaba agize ngutya ashaka kugira ngo mbeho ahubwo anyice uyu muntu ni bwoko ki mu gitondo byanyanze mu nda ndongera mfata urugendo subirayo njya kumureba mageze andebye ikintu yahise aseka akimbona yahise akubitira agatwengera aseka nsanga afite abakiriya ngo nditonda ntihagararira hanze muri mbya 205 navuze ngo rwane intambara nziza ngo Kristo n'imbaraga zawe hanyuma ndahagera yakira abandi bakiriya bashoje ndamubwira ati ikintu cya mbere nje kubwira ko naramutse amahoro napfuye kuko ibyo amaye byari byinyica ntago byari byo kugira ngo mbeho araseka ati rwose ati ngewe ikintu nabikoreye pe urashonje ufite inzara kandi iyo nzara ufite sinakubyaye ngo nkwishingire kugira ngo ugaburire sinanye nabwiye ngo uzane umugore sinanye nakubwiye ngo ngutungire umuryango nta kundi icyo nari nshoboye nakiguhaye itahire mva mu maso nagiye umuhanda wose mfite agahinda numva ndababaye mu buzima ndavuga ati ubu tuvugana uyu muntu wamufatira iminsi nkamusengera basi nkamwaturaho ikintu kibi kandi kikamubaho numva uburyo umutima urambwira ati komera ntihagire ikintu watura umwihorere icyo yabibye nicyo azasarura nuko iryo jwi ryambwiye nkubita inzira ndogenda ndagaruka ngeze mu rugo nicara muri saro ndatuza ndimyoza mburi cyo nkora umudamu arandeba aranyitegereza ubwo icyo gihe nari maze iminsi hari ibyo nagiye ntaruka mbere mu gice cyabanje byo nagiye naruka nari narize ibintu byo kogosha byo muri saro noneho igihe kigeze nakicara kuri saro nkagenda kuri saro mu gitondo nkarinda naha nimugoro nta mukiriya mbonye nabona ngiye kuburira nkajya kuri kesi nkabwira ati mbabaramo igihumbi ejo nzakora nzabishyura njyamo amadeni menshi kesiyeri bosi abimugahita amubwira ati ntazagire igiceri cy'ijana uzongera kumuha turabona atari kwinjiza nibwo nahise ncika intege ku kazi ndavuga ati akazi ndabona nako ari ikibazo ncika intege hanyuma nibwo navuye kuri uwo mugabo ngeze mu rugo ndagenda mbura icyo nkora ndasuhererwa numva nta hepfo numva nta ruguru nibwo navuze ati basi reka ngende nshaka njya gusenga buriya niba ari ikintu cya mbere cyiza nabonye kibaho ikintu cyitwa gusenga kigira ihumure imiryango yose yakuvaho buranjya nkunda kubwira abantu iyo ngeze kuri kano kantu nkabwira ngo uzasiga umwana mu biganza bya Kristo niwe utazamuryamira naho wasigira umwana wawe ama etage n'amazu n'ibiki ejo akabigurisha akabirya agasigara ku isi abayeho nabi ariko numusiga mu biganza bya Kristo niyo mpamvu Dawidi ajya gutanga cyangwa se ajya gupfa yasize abwiye umuhungu we Salomo ijambo ryiza aramubwiye ngo Salomo mwana wawe umenya Imana ya so iyo yakoreraga nawe abari uzagira ute abari uzakorera nje kuvuga ngo hari ibiganza byiza usigamo umuntu akabaho nuko buzi neza ko umusise mu biganza byiza ibiganza by'abantu biranyerera ibiganza by'Imana birafata bigakomeza cyo nabwira abantu hanyuma umudama ndebye abantu nasuherewe mbura ukuntu mbigenza mbura hepfo na ruguru ndeba umwana muto dufite ndeba umudamu mbona neza yacitse intege kundusha ndavuga ati reka njye gushaka ahantu njya gusenga nibwo navuye mu rugo ndamanuka njya ahantu bita Kamuhoza hari icyumba cy'umuntu papa w'inshuti yanjye
ndagenda ndasenga ndasenga mageze umuhanuzi arandeba arambwira ati Imana irambwiye ngo nubwo uri mu buzima bukugoye waje wabuze ahantu ujya ariko uyu munsi ndi Imana ndirahiye uragera mu rugo hari icyo ufite nakatiye umuhanuzi nawe rwose ibintu arimo neza ndavuga ati Imana ishimwe ndabyakiriye ambwira amagambo menshi cyane noneho Imana iza kumpa hishurirwa ry'umudamu wari uri muri icyo cyumba irimaye ndamubwira ngo Imana iranyeretse hari ikintu imbwiye kugira ngo nze kukubwira muhishurirwa arambwira ngo ibi bintu mbwiye naje ahangaha mbwira Imana ngo nihagira umuntu bishurirwa nihagira umuntu bishurirwa akabimbwira ndamukoreraho umugisha wumve bwa butabazi bw'iki bwa butabazi bw'Imana harambwira ati rwose umva nta na kimwe wibeshye uko naje mbitekereza nuko nari mbizi nanjye ni kubimbwiye none ubu tuvugana mfite 5,000 nazanye nshaka kugira ngo rwose nkorere umugisha umuntu w'Imana yarabimaye ibyo 5 mpita nicara ndavuga ati reka mbe nicaye mbanze nsenge ariko ku mutima ndavuga ati Uwiteka nuzuye umwuka wera mu ngo nangira guti ndavuga ati Uwiteka hibazwe kuba akoze ibintu bikomeye navuye aho ngaho mpita manuka njya nyabugo kwa Mutangana ndagenda mpita nzamura umuceri nzamura n'ibishyimbo ndazamuka nirukanka mpita nca kuri buti cyane ngura amakara ndavuga ati sha turariye nageze mu rugo masaa 12 tuba turatetse tuba turari ibishyimbo na satejero wabiteka biterwa naho biboneye buriya hari umuntu ubufite umuntu uza navuga ngo ni ubutesi ngumva ngo umutetse bwije ngo murabona ngo rwose ngo nasinga abana basinziriye biterwa igihe urimo cyatuma uteka ibishyimbo saa 6 z'ijoro ukabirindira kandi ukabirya nageze mu rugo duteka ibishyimbo duteka umuceri turarya ibintu bigenda neza mu gitondo turaramuka bucya kabiri noneho nkomeza mu buzima bwo kubana n'Imana mbana mu buzima bwo gusenga nibwo naje gusenga njya ahantu bita Nyabyondo njya gusengayo mahurira no mu mama twahuye kera turi gusengana arambwira ati nukuri Imana yagize neza ubwo twarahuye ndamubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe Imana izaragwaye imodoka tarambwira ati imodoka nzayikura he ati n'ahantu mba kwatambereye bizagenda biti hanyuma Imana iza guca inzira arambwira ati Uwiteka yagize neza arambwira ati tuyenza zo kugusura ndahamurangira hashize igihe aza kumbwira ati se ko numa nshaka kuzagusura nzagukura he ndahamurangira mpamurangiye anzanira umufuka w'umuceri anzanira na nido nibwo bwa mbere nari mvuze ngo nkweye kuri nido ubwambe kuri nido anzanira nido anzanira umufuka w'umuceri anzanira ibiro 5 by'isukari anzanira litiro 5 z'ubuto ndavuga ati no kuri Imana yisha umwaka mu rugo iwanjye Imana yisha umwaka mu rugo iwanjye uwo mudamu yaraje bitewe n'ibineza mfite n'umunezero mfite numva umwuka w'Imana umanzeho ndahanura buri mva ngwire niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo umuhanuzi wishimye ahanura amahoro ariko umuhanuzi ushonje araza ati sha urapfuye uranarangiye we byumva ntago urenze iminsi 3 utaragira utarapfa ariko umuhanuzi wishimye umuhanuzi wari umeze neza no kuri Imana aravuga ati umwaka utanga iki gihe uzafite umwana w'umuhungu kubera iki kubera ko yishimye aguwe neza ndamuhanurira mubwira ijambo rikomeye nababwira ngo umwaka utaha nanone nk'iki gihe uzaba utari mu gihugu cyo mu Rwanda uzaba agiye muri Canada kugeza n'uyu munsi mudamu niho yibera ndanamushuhuje nimva kino kiganiro akomeza gubwe neza nje kubabwira ngo rero Imana igiye basha kwica umwaku kandi ikica umwaku abantu badashaka ko Imana yokwicira ibi byose byambagaho mba muri korari ndirimba umuntu mamagaye akambwira ati shati no kuri ati cyakwereka ibiri iwanjye ariko nje kubabwira ngo aho utabona inzira aho utabona ubutabazi Imana ifite inzira nyinshi zo kugira ngo Imana ikugirire neza zo kugira ngo Imana igutabare ijoro ryose amajoro yose n'umwijima ariko ijoro ry'Imana riba ritandukanye n'amajoro yose umuntu yagiyemo niyo mpamvu nakubwira ngo wowe uri mu buzima
busa nubwo nagiye nyuramo nta hantu Imana itakura umuntu nta n'ahantu Imana itamugeza. Hanyuma Imana imamagaye gutyo nza gukomeza kuyinamba kugeza n'uyu munsi wa none. Ubu tuvugana ndi umugabo wo guhamya Kristo ibyo yagiye akora, ineza yagiye angirira, kugira ngo mukurikire. Buri hari iyo ngeze kuri ikintu mbwira abantu ano magambo, hari igihe usanga hano hanze abantu bitwa amatitire runaka. Umuntu akavuga ati nge ni revera, undi ati ngewe ndi bishop, undi ati ngewe ndi profete, undi ati ngewe. Ariko mujye mubasaba ikintu cyitwa ubuhamya bwo kuntu bazamutse mu bintu by'iki by'Imana. Wari uzi ko hari umuntu amara kurya agahaga agahita avuga ati mba nyuma yo kurya adashaka icyubahiro cyo kuba revera, kandi atarahamagawe n'iki, atarahamagawe n'Imana. Ngewe kugira ngo ninyuke Imana imbwire ngo haguruka umvugire cyangwa se unkorere, nararyamye ndayibwira ngo kugira ngo nemere ko ari uvuze ari wowe tugendanye rumumagaye. Nagiye nkubona kenshi mu mashyamba n'ibiki, ariko kugira ngo nemere umuhamagare kumamagaye kugira ngo njye mvuga ibintu uvuganye nanjye, ndashaka biriya mu buryo bw'igitangaza. Nta biriya nagiraga. Mbyuka mu gitondo Imana irambwira ngo ningi ibyumba ku mazi, njyana n'umupapa rutuye hano mu Budurira, hano mu Budurira ku Gisozi bita Papa Keza. Tugiye kumusengera yema arashaka perime, yagiye gukora ikizamini. Tuhageze tugeze ibyumba ku mazi hano hasi, numva ijwi rirambwiye ngo zamuka mu bitare hejuru. Ndazamuka, mageze nsanga Bibiliya nshya irambitse hafi y'ayandi mazi ari ruguru, uvuye kuri andi yo hasi. Nsanga Bibiliya nshya mu byatsi nshyashya. Numva ijwi rirambwiye ngo fata ibira, ndavuga ati ibira ninyifata hari umuntu yirambitse ahangaha hakambwira ngo ndamwibye. Ijwi rirambwira ngo yifate, nyirenye nsanga yatonze umeze nk'iyaharaye, kandi ruguru yaho gato hari groupe yaramukiyeyo irimo irasenga. Ndebye biransanga nishya, nsanga nazina ririmo kuwa kundi umurongo gufasha Bibiliya wenda ukawucaga karamu, nsanga nta birimo, nta zina ry'umuntu ririmo, nishyashya. Mitambwira Imana ndabwira ngo Uwiteka we, nta kindi kimenyetso ngusabye, ubu tuvugana mfite gahunda yo guhita ngukorera. Numva uwo munsi nibwo navuyeyo Imana ndyamye ninjoro mu masaa 7 n'igice, mbona marayika aransanga, mbona arambyukije anyambitse ikanzu, yari ikanzu y'umweru y'igitare cyane. Mbona yanditse amagambo imbere n'inyuma handitseho ngo Yesu Kristo ni umwami w'abami. Mbona ayo magambo yanditseho inyuma, yanditseho n'imbere, yari ikanzu ndende imeze nk'iy'Abisilamu bambara. Hanyuma mbona marayika arayinyambitse arambwiye ngo uyu munsi ugende ujye wamaza ubutumwa bwanjye, ubabwire ko Yesu Kristo ari umwami w'abami. Nuko nahise mfata gahunda yo kuvuga ngo reka nze nkorera Imana, kuko nari mfite ibimenyetso bikomeye by'ahantu Imana yagize ute, Imana yankuye. Hanyuma rero ndashaka ngo dusengera abantu, ubutaha Imana ishoboje nzongera ngaruke dusubira muri cya gice kimwe cy'ukuntu Imana yamaye umugore, cyo kuntu Imana yatumye nshaka nkurira ubukwe, ibintu bikagenda neza. Ibyo nagiye ntaruka nzatubisengure nyuma mbibabwire, kubera umwanya dufite. Reka dusenge Imana ibamugisha. Imana imumugisha mwinshi umukozi w'Imana. Atubwiye ubuhamya, atubwiye imirimo y'Imana, atubwiye amaboko y'Imana akomeye. Tumusabiye umugisha kandi Imana ikomeze mwagure, Imana ikomeze mugeze kure. Ibi birasobanura yuko Imana igikora, Imana ikomeje akazi. Hari umuhanzi umwe uherutse kuvuga ngo mu ijuru bari mu kazi. Bisobanura ko mu ijuru bari mu kazi, mu ijuru turabemera bari mu kazi, bari mu kazi. Kandi amaboko yabo aracyakora, amaboko yabo aracyakora, aracyaramira bera. Ubwo we yakurengeye, nasomye ijambo muri Bibiliya rivuga ngo ubwo yageragejwe no kubabazwa abasha no gutabara abageragezwa bose. Rero ubwo yagutabaye ugeragezwa abasha no gutabara abandi bageragezwa. Urya inguri wa muntu aracyabaho, uwo muntu aracyariho. Iminsi yashize nateguye kujya gusura umugore mushyira igitenge, umugore we. Ubwo naguze igitenge, naricaye n'umwuka w'Imana uraje urambwiye ati rwose pe uri umuntu mubabarije. Hanyuma kubera ko numvaga nshaka kugira ngo mbohoke ku bantu, ubundi hari akantu gato naje gusimbukamo ku buryo nashatse kugira ngo ndwane ishyaka ryo kujya mu gisirikare. Uzintu cyatumye nshaka kujyayo bitewe n'ibikomere byo nagiye mura nabo. Numvaga nzagenda nkiga imbunda basi, nkagenda nkahera ku murongo, ubundi nkahita nishira leta avuga ati rwose pe mumfunge kuko abantu barankomerekeje.
ariko kuko ijambo rivuga ngo iyo tumaze kumenya Yesu Kristo tumaze ibyaremye bishya ibya kera babishize hanyuma naratekereje ndavuga ngo uyu muntu reka nirengagize inguri ngende nshakisha amafaranga njyanya bwo mu gitenge ndakomanga nkomanze umwana waraza arafungura andinjira umugabo ndebye asa nkaho igihumura avuga ati ni wowe ndavuga ati ni ngewe ninguri yarazi ko buri yumva ngo gwiza ukuri ugihumeka igishoro cya mbere n'ubuzima ibindi byose Imana irabikora arandeba mbona arikana bwa ati humura ni ngewe rwose numvaga mbatekerejeho nari maze iminsi naza amakuru yanyu ariko nje kubasura kugira ngo basabire umugisha araza muha icyo gitenge nkimuhaye ikintu cya mbere yabanje gukora aca bugufararira ararira arambwira ati mbabarira ntabwo nari nzi ko mbese ararira aca bugufi umudamu nawe yarabizi kuko nsubirayo uwo munsi nabimubwiye mubwira uko byangendekeye ubwo mudamu abona ni ubwa mbere azimu ntabwo umudamu yarabizi ariko nsubirayo narabimutondaguriye bimubwira umudamu we araho hanyuma arandeba nyina buri cyo abikora aravuga aratuza aracika arabyihorera hanyuma nsubiyeyo mbashyira iki gitenge navuga ati rwose nyimuha ahita apfukama aravuga ati mbabarira rwose ibiki navuga ati rwose pe nako wari utarasaba imbabazi impamvu ngarutse nuko nakubabariye narakubabariye kandi humura nta mugayo nta n'umujinya mubi ngufitiye ahubwo icyo nakubwira ni kimwe uri muri ubu buzima korera Imana cyangwa korera Satani wivanga ibintu kuko icyo ubibye nicyo usarura buriya mfite ubwoba muri iyi minsi ubwo abantu bari gukorera Satani bagahembesha ijuru ibintu ntabwo byumvishije hari abantu bari kwitwa ngo barakorera Imana bagatebeza agafata Bibiliya ariko imirimo ari gukora ari ya Satani hanyuma Satani nawe yabona ko ibyo akora bitari kumunyura agahita avuga ati sha Satani sinamuhembesha reka mpembesha ijuru kubera ko yitiriye mu Mana akajya guhembesha ijuru kandi akorera Satani niyo mpamvu nabwira ngo mugire tumese kamwe kandi ndimo yongeza hano hantu mbwira abantu nkabwira ngo Imana ijye iduha imbaraga zo kugira ngo tubabarire abantu bagiye batubabaza bagiye badukomeretsa mu buzima kuko sinzibagirwa umudamu umwe yansetse ngiye kwihano bwa mbere na gace natarutse kuntu nagiye nambaye nta nkweto nagiraga nafite inkweto yavuyeho taro hanyuma mfata agakarito ndagakata neza ngakata nka tapi mfata ishashi ndakambika kugira ngo imvura nizagigwa ninkandagira amazi nakagira ute ntakagegera ku muntu uze ku nkweto noneho ngiye gukizwa ubwa mbere ninjiye mu iteraniro buriya kakarumwihorere hanyuma ninjiye pfukamye kumwe umara gufashwa pastor avuga ati mwe bafashijwe muze mupfukame tubasengere Imana ibagirire neza hanyuma imbere hari umudamu umudiyakoni pe w'umukire ufite n'imodoka zopari none mfukamye aho kugira ngo mfukame ndasutama kubera ko nari nzi ikibazo mfite mu nkweto ravuga ati sha barokore baranseka ndavanga nabuze aho ndeba hanyuma ndapfukama mfukamye kagatapi gahita kikunje gasa naho gasokorokamo dore abadamu ngo baraseka basekeye rimwe none umudamu ndebye nguricya mbona yasite yakwenkebutse pe baravuga ati noneho bazanye umusazi mu rusengero dusohotse hanze nibwo yasanze aho nicaye harambwira atari ko pati kuza ku rusengero umeze nguricya pati uri umusazi ufite mu mutwe hazima pati wabuze ikindi kintu wakambara kizima cyatumuza mu rusengero ugaragara neza ndamureba ku mutima ndavuga ngo icyaguye Imana ikakumishurira niho wahita umenya ijambo uvuze icyo rivugiye ariko numva neye igikomere buri gihe cyose nje ku rusengero nkamureba ahantu yicaye nkumva arankomerekeje ubona we namubabariye ataransaba imbabazi ariko nje kubabwira ngo uru rugendo nubwo rutugoye dufite Imana ituba hafi nyiri humure arahari ajya duhumure ibintu bikagenda neza hanyuma Imana ibaho umugisha
reka dusoze tubashimira mwese mwari mudukurikiye ku muyoboro wa channel YouTube yitwa Yabivuze TV Rwanda. Tubashimire, Imana ibahe umugisha mwese, kandi tubasabe mu gihe wumvishe ubutumwa bwiza bugufashije cyangwa ubuhamya, busangize n'abandi, ukora share, ukora subscribe, ukora like cyangwa na comment, ukatubwira uko wabyumvishe, ukatubwira n'ibindi bikurikiraho ndetse n'ibyo wifuza kugira ngo tuzakomeze tugendane muri urugendo. Intego yacu nyamukuru no kugira ngo tuzaragwa ubwami bw'Imana, no kugira ngo tuzajye mu ijuru. Niyo ntego, nta yindi. Narababwiye ngo ubutumwa bwiza bugizwe n'ibintu bitatu, bugizwe nuko Yesu yavutse, nuko Yesu yazutse, yapfuye, yazutse. Icya kane cy'ingenzi nuko azagaruka. Nicyo twamamaza, nuko Yesu azagaruka. Byatinda byatebuka azagaruka. Kandi mukora ibyiza, ubutumwa bwatubwiraga gukora ibyiza, ko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Nukora ibibi, ibibi uzabisanga imbere. Nukora n'ibyiza nabyo uzabisanga imbere. Mugerageze mukore neza, gukora neza bitera ishema. Imana ibahe umugisha rero, turamushimiye, kandi ni karibu kuri Yabivuze TV. Uzagaruke n'ikindi gihe, turagushimiye ibihe byiza twagiranye. Reka duguhe umwanya udusengera Imana, usabire umugisha. Nubwo bimeze bityo, nyamibwira abantu mwiyo nzira y'imibabaro wanyuze bimengana gutyo, hari n'abantu bakugiriye neza, hari n'abantu babaye intwari mu buzima bwawe, hari n'abantu bagize umumaro. Yewe nuwakugaburiye ikiko kibiryo burya yagize neza, nuwakuguriye n'umwenda, nuwaguhaye umwenda mubi, wa undi twitaga mubi, nawe yagize umumaro mu buzima bwawe. Abo bantu nibahabwa umugisha n'Imana. Hanyuma reka rero dusabire n'umugisha, ariko tubwire Imana ngo Mana, n'abantu batazi gukora neza ubigishe gukora neza, ko neza umuntu ayisanga imbere. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Karibu Mana data wa twese mwiza, uri Imana ikora ibikomeye, nyuma yawe nta yindi Mana iriho. Ntabwo badufite ngo uzasaza ngo ugende ibyo wabutubwiye utabisohoje. Icya kabiri, ntabwo ujya ujya mu matora ngo tuvuge ngo manda izahinduka, ngo ibyo wasezeranije abantu ugende utabibahaye. Uri Imana isezeranya kandi igasohoza. Uri Imana igendana n'umuntu mu bunyerere ndetse no mu zuba, mu mvura nyinshi ujya ubana n'umuntu ukamuyihumure. Aho abantu benshi bamutaye, ukajya ijwi ryawe rikajya rimuba hafi. Ndagushimiye Mwana. Uri Imana ititeranya amazina y'abantu, ahubwo wowe ubwawe umuntu ukubaho gukunda mu mahanga yose, ukora ibyo gukiranuka uramwemera. Hanyuma turagushimiye, girira neza abantu bawe, haba abarwayi turabasengeye. Ashobora kuba yihebye azi neza ko indwara arwaye izamwica. Uri Imana ijya ibasha gukiza indwara iyo ari yo yose igacira. Uri Imana ijya ibasha kwishyurira abantu amadeni, amakredi ukayishyura, ibintu bikagenda neza. Uri Imana ijya ibasha gutanga ihumure, ubuzima bwose umuntu yaba arimo ujya ubasha kumuha ubuzima butandukanye n'ubuzima yari arimo. Habwa icyubahiro. Duciye bugufi turi imbere yawe. Reka uwo umugisha buri muntu wese duteze amatwi, kandi Mwami abadukurikiye bose ubahe umugisha, ubagirire neza. Ijisho ryawe ryiza rye ribahoraho. Turagushimiye, urakoze kuri Imana imva gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.